Impamba y'umunsi: gukora ibyiza niyo ntwaro yo kwirinda ibibi cyangwa se ibyaha. Itangiriro 4 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7 baravuga ngo Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Amen. Aya magambo Imana yabwiye Kayini ubwo yarababajwe nuko igitambo cye kitishimiwe, nyamara icya murumuna we Abeli kikanezeza Imana. Icyo aya magambo atwigisha nuko nidukora ibyiza tuzemerwa, kandi ko nidukora ibyiza bizadufasha kunesha ibyaha. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi. Icyo bishatse kuvuga nuko iyo twanze gukora ibyiza tuba dutije umurindi ibibi. Mu yandi magambo tuba tumaze kugaragaza ko ibyiza tutabishaka. Haleluya. Ibibi rero kuko bihora birekereje bihita bishyiramo akabaraga ngo bitwigarurire. Biba bimeze nka kwa kundi uba urimo kuvugana n'umumotari ushaka kujya ahantu, ariko ku ruhande hakaba hari undi utegereje ko munaniranwa ngo ahita kwegera. Mukinaniranwa wa wundi wari utegereje ahita kurembuza ngo uze mwivuganire. N'ibibi rero niko bimeze. Iyo twanze gukora ibyiza ibi bihita biturembuza ngo abe ari byo dukora. Haleluya. Uburyo bwiza rero bwo kwirinda ibibi nuko dukora ibyiza, kuko ibyiza ari byo twicisha ibibi cyangwa se ibyaha, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiriye kwicisha umwuka wera cyangwa se imbuto z'umwuka, ingeso za kamere. Byabisanga mu Baroma 8 umurongo wa 3. Yesu Kristo nawe yigeze abwira abantu uko bigenda iyo umuntu avuye mu bibi ariko ntashishikarire gukora ibyiza. Arababwira ngo dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro, akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibya nyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba kuba iki gihe kibi. Byabisanga muri Matayo 12 umurongo waho wa 43 kugeza kwa 45. Aya magambo yarimo ayabwira abitandukanyije n'ibibi ariko bakanga no kwakira ibyiza. Bene abo bantu baba bameze nk'inzu ikubuwe yakuwemo imyanda ariko ntinashyirwemo ibyiza bikwiriye kuyijyamo. Haleluya. Iyo uwayishyizemo ya myanda agarutse kureba inzu yahozemo agasanga yarayikuwemo ariko ntihagire undi uyijyamo, bimutera umwete wo kongera kuyigarukamo, kandi iyo ayigarutsemo akora uko ashoboye ngo atazongera kwikurwamo. Haleluya. Mwene data, inzu ivugwa hano ni umutima wawe, ni umutima wanjye. Ese ni biki biganje mu mutima wawe? Ntiwaba wihenda ko kuba nta bibi birimo ibyo bihagije? Niba warashoboye kwirukanamo ibibi, emera ibyiza bikuganze. Haleluya. Nuganzwa n'ibyiza ibibi ntibizabona aho bimenera. Nuko wemerere umwami Yesu Kristo aze aganze mu mutima wawe kugira ngo agushoboze gukora ibyiza mu cyimbo cy'ibibi. Haleluya. Soje mwifuriza umunsi mwiza mwene data, kubere uwo kwicisha ibyiza ibibi. Shalom shalom.